Haleluya, turashuje bene data. Umwami Yesu ashimwe cyane ko twongeye guhura aya masaha muri kino gitondo cyiza cy'umugisha, cyangwa n'ubundi twongere tuganire ku ijambo ry'Imana nk'uko dusanzwe tubikora iminsi yose. Kandi ijambo ry'Imana niridufasha kugira ngo tubashe gusengera umunsi wacu, n'ubundi nk'uko tubimenyereye aba ari ijambo rigufi ritwegereza Imana yacu, riduha ubusabane hagati yacu n'Uwiteka Imana ishobora byose. Hanyuma noneho rero tugasenga kugira ngo ibihe byacu by'umunsi bibe byiza. Imana ishimwe cyane. Turashima Imana rero kuko tubonye tugeze kuri uyu munsi turi bazima, dushima izina ry'Imana. Rero mu by'ukuri ntabwo tuvuga amagambo menshi, turi ku nkuru z'umugabo witwa Dawidi, kandi turi kuganira ku buryo Imana yamukoresheje imirimo n'ibitangaza. Ni byiza cyane ko Uwiteka ari mu ruhande rwacu kandi akomeje kutugira neza. Reka dusome ijambo ry'Imana rero tudatinze. Dusome n'ubundi igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 18, turasoma ku murongo wa 30 wonyine. Bukeye abatware b'Abafilisitiya baratabara, kandi iyo batabaraga Dawidi yaritondaga akarusha abagaragu ba Sawuli bose, bituma izina rye riba ikirangirire. Imana ishimwe cyane. Bituma izina rye riba ikirangirire, Imana ihabwe icyubahiro. Izina rya Dawidi ryabaye ikirangirire bitewe n'uko yitondaga, akubaha Imana, agakora ibyo Imana ishaka, akagendera mu bushake bw'Imana. Burya iyo umuntu yubaha Imana bituma abasha kubaha n'abantu, bituma abantu bose abubaha, nta muntu n'umwe asuzugura, nta muntu n'umwe adaha agaciro. La sike lebone santo lavaya. Mbega uburyo kubaha Uwiteka Imana ari byiza. Kubaha Uwiteka Imana bituma umuntu abasha gukora imirimo ye neza, ibyo ashinzwe akabikora neza. Lekele bone santo lavaya. Uyu musore Dawidi twabonye ku munsi w'ejo uburyo yishe igihanda Goliyati wo mu Bafilisitiya wari warajengereje ubwoko bwa Isirayeli. Gihe kigeze Imana imugabiza Dawidi aramwica. Bari barashyize uburetwa bukomeye ku Bisirayeli, ariko Abisirayeli bakurwaho uburetwa bitewe n'uko Imana yakoresheje umwana muto Dawidi. Wari umunyembaraga, wari umunyamavuta, ariko ntabwo yakoreshaga imbaraga ze, ahubwo imbaraga z'Uwiteka Imana nizo zakoreraga muri we. Mbega uburyo Imana igira neza. Ntabwo ari imbaraga za Dawidi zakoraga, ahubwo imbaraga z'Imana nizo zakoraga muri we. Mana ishimwe. Icyama imbaraga z'Imana zigakorera muri wowe, zigakorera muri nge, ntaba ari nge ugaragara, ntaba ari ugaragara, ubwo imbaraga z'Imana zikaba arizo zigaragara. Twabonye uburyo yabwiye kiriya gihanga, aravuga ati rero nge nguteye mu izina rya Data wa twese, Imana nyirijuru, Imana ishobora byose, Imana kwizerwa. kandi iyi Mana niyo itegeka kandi ikayobora ingabo. Lole si le bene chanto lavaya. Ingabo lekeske le bene chanto lavaya wasuzuguye. Rero iyo Mana niyo igiye kukungabiza, ndagusenyagura, ndagushwanyaguza mu izina rya Yesu Kristo. Kandi uko yavuze niko yabigenje, bitavuye ku mbaraga ze, bivuye ku mbaraga z'Uwiteka Imana ishobora byose. Niwe irata imbaraga z'Imana, Imana izakurwanirira, Imana izakora ibikomeye, Imana izakora imirimo n'ibitangaza, ntabwo izakoreka. Bukeye rero nk'uko twabyumvishe,
Sawuli n'ubundi afata Dawidi amugira umugaragu we. Yabanje kuba umuntu wabaga mu rugo gusa agacuranga, kuko iyo yaterwaga n'imyuka mibi ngo yaracurangaga, imyuka mibi gahunga. Ngo amugiraho umugisha, aba intoni imbere ye, aba intoni cyane, bituma ngo atangira kujya mutwaza noneho intwara. Nyuma yaho ngo aza kumugira n'umugabo w'ingabo, ariko ngo akajya akora imirimo myiza cyane, myiza cyane, ngo Abisirayeli baramukunda cyane, baramwishimira cyane. Ndetse ngo aba inshuti ya Yonatani cyane, umuhungu wa Sawuli. Ariko hari ikintu kimwe cyababaje Sawuli, ngo nuko batabarutse, bamaze gutsinda, bamaze kwica Goliyati, batahanye insinzi, baza bishimye baririmba, ariko ngo abagore ngo bagenda bavuga yuko Dawidi, bagenda bamuririmba cyane yuko yakoze imirimo, yakoze ibintu bikomeye. Mbese Sawuli abona yuko Dawidi amurushije amajwi, amurushije gushimwa n'abantu, ngo amugirira ishyari cyane, ngo bituma atangira kumushakisha ngo amwice, bituma atangira kumuhiga kugira ngo amurangize. Ariko Imana iramurinda. Usomye ijambo ry'Imana, ngo aramufashe amugira umukuru w'ingabo, ngo amushyira imbere, ngo kugira ngo azagire gute, azagwe ku Bafilisitiya. Ko yagerageje uburyo yamwishira, abona bitazashoboka, abona ko ari kumwe n'Imana. Aravuga ati noneho rero nimushyira imbere ku rugamba, Abafilisitiya bazamuhitana, noneho rero azapfa kandi atazize ngewe, nta rubanza ruzanjyaho, ariko Imana iri kumwe nawe. Haleluya, haleluya. Imana yo mu ijuru niba mu ruhande rwawe, abanzi bawe ntacyo bazagutwara, bazagutega imitego imbere n'inyuma, iburyo n'ibumoso, ariko ntacyo bazagutwara, kuko Uwiteka Imana arusha imbaraga abantu bose, arusha imbaraga ibintu byose, ari mu ruhande rwawe. Ijambo riravuga ngo nta mubisha, mele fonkelebo. Haleluya, nta mubisha. Mana ishimwe, wowe wari wihebye, umenye neza yuko Uwiteka Imana niwe ari mu ruhande rwawe, nta mubisha. Wowe wumvaga mu by'ukuri ibintu bisa naho bikurangiranye, ijambo rirambwiye ngo Uwiteka Imana ari mu ruhande rwawe, nta mubisha. Oh lalise kilebo, nta mubisha. Uwiteka Imana ari mu ruhande rwawe, ni ukuri rwose, nta mubisha. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Humura rero, azakurwanira nk'uko yarwaniriye Dawidi. Ngo ageze aho, ngo aravuga ati rero ikizatuma nzamushobora nuko namushingira umukobwa wanjye. Hanyuma noneho rero nimushingira umukobwa wanjye, azarushaho kunezerwa, azarushaho kubona ko afite agaciro mu bwami bwanjye. Hanyuma azitanga cyane, ajya arwana rwose atizigamye. Hanyuma noneho rero nzabona uburyo azagwa lekesi lebone chantolavaya, azagenda akagwa mu Bafilisitiya. Ndetse nk'inkwano yamuciye inkwano y'ibinyita 100, imyenda 100. Ibinyita yaciye ku myenda y'Abafilisitiya, aba ari uzanzanira, niyo nkwano nkwatse. Ngo Dawidi arishima cyane, yumvaga amugurishije, yumvaga kugira ngo yice abantu 100, agende noneho rero ace n'imyenda yabo, kuko ku buryo ayizanira Sawuli ari ibintu bigoye. Ariko Imana iri mu ruhande rwe. Haleluya. Ibyo bagutega byose, Imana iri mu ruhande rwawe, izagushoboza, izagukoresha iby'ubutwari, izakora imirimo n'ibitangaza. Ntacyo uzaburana Uwiteka, ntacyo uzaburana Imana. Imana ishobora byose, ntacyo uzayiburana. Imana yo mu ijuru ntacyo uzayiburana. Lokeskelebo alodesilevo. Icyo usabwa ni kimwe, ni ukuyubaha, ni ukugendera mu nzira zayo, ni ukuyizera, ugakora ibyo ishaka, nayo nta kizakubaho itakurwanira. Izakurwanira uko byagenda kose. Mana ishimwe, izakurwanira. Niko byagenze rero. Dawidi nawe ngo aratabara, ajya kurwana n'Abafilisitiya, ngo yica abantu 200. Yica abantu 200. Amaze kwica abantu 200,
ngo arangije azana bya binyita 100 bamwatse, nuko arabizana Sawuli ayibonye ngo aranezerwa cyane, ariko si ukunezerwa ngo yabonye ko uyu muntu ari gukorana ishyaka, igihe kizagira byanze bikunze akagwa mu maboko y'ababisha. Yaratekereje ati nubwo uyu munsi bidashobotse ariko ejo wenda bizashoboka, ariko ntago byakunda. Ntago byakunda. Icyambere hari Imana yari yaramuvuzeho, kandi icyo yaramuvuzeho cyagomba gusohora byanze bikunze. Nyamara Sawuli ntabwo yarabizi. Haleluya. Ntugire ubwoba, hari Imana yakuvuzeho. Ntugire ubwoba, hari icyo Uwiteka Imana yagambiriye ku buzima bwawe, kandi abanzi bawe ibyo ntago babizi. Icyo bazi ni kimwe, nuko bibwira yuko bazagutega imitego bigakunda, ariko ntago bizakunda. Icyo ukwiye gukora ni kimwe, ni ugukomeza kuba umwizerwa. Uba umwizerwa imbere y'Imana, umwizerwa mu byo ukora, umwizerwa aho ujya hose, umwizerwa aho utumwe hose. Imana izakugira neza. Yewe uri mu kazi ukaba utegwa imitego hirya no hino, ukaba utegwa imitego imbere n'inyuma, ukabona abanzi babaye benshi, ariko icyo nkubwira ni kimwe, nuko Imana mu ijuru niba iri mu ruhande rwawe ntacyo bazagutwara. Haleluya. Ntacyo bazagutwara. Byashoboka yuko n'umukoresha waguhaye akazi ashobora kuba ari gushakisha uburyo yakwirukanisha cyangwa se akakuvanisha mu kazi, bitewe nuko hari ukuboko k'umugisha ufite, hari uburyo ari kubona ugenda uzamuka utera imbere. Wenda afite n'ubwoba bw'uko ushobora no kugira gute no kumukura ku ntebe ye. Byashoboka, ariko niba Imana ari cyo yagambiriye izagisohoza. Ntugire ubwoba, ntugire ubwoba, ntugire ubwoba. Niyo Imana iri kuvugana nawe. Ntugire ubwoba bw'urugo rwawe, ntugire ubwoba bw'urugo rwawe. Nubwo ufitanye ibibazo n'uwo mubana n'uwo mwashakanye, ndetse ukaba ubona ibimenyetso by'umuntu ushobora kugusimbura akagukura mu mwanya, niba Uwiteka Imana ari mu ruhande rwawe ntacyo uzaba. Niba uri kurwanisha imbaraga ziturutse ku Uwiteka Imana, uzatsinda, azakuburanira, azakugira neza. Dawidi ntabwo yigeze atsindwa, kuko ntabwo ari warwanaga, harwanaga Imana. Imana yo mu ijuru niyo yamurwaniraga. Aho yabaga ari hose tuzumva inkuru ze nyinshi, ariko tuzasanga mu by'ukuri uyu musore, uyu mwana w'umuhungu kuva mu buto bwe, nabwiye ko yasitswe amavuta mu myaka 17 ye, ariko kuva icyo gihe Imana aramurwaniriye. Imbaraga z'ayo mavuta zagiye zikora imirimo n'ibitangaza. Hari imbaraga ziri ku buzima bwawe, hari imbaraga ziri ku buzima bwawe. Izo mbaraga ntabwo zizwi n'abana b'abantu, izo mbaraga ntabwo zizwi n'abagukoresha, izo mbaraga ntabwo zizwi n'abantu mubana muri quartier, izo mbaraga ntabwo zizwi n'abavandimwe bawe, zizwi n'Imana yonyine yaguhamagaye. Haleluya. Kandi izo mbaraga zizakomeza gukora kugeza lekere beneshane gupfa kwa. Kiretse n'utandukana niyaguhaye izo mbaraga, kiretse n'utandukana niyaguhaye ayo mavuta. Niba ari amavuta wasutsweho, byanze bikunze izo mbaraga zizakorera muri yo. Ntuzahindira umushyitsi imbere y'abana b'abantu, kuko Uwiteka Imana ari mu ruhande rwawe. Ntugatinye ikintu icyo ari cyo cyose, kuko Uwiteka Imana ari mu ruhande rwawe. Mana ishimwe cyane. Yarwaniriye Dawidi. Sawuli yamuteze inshuro nyinshi, tuzagenda tubibona. Tuzagenda tubona imitego yagiye imutega, yagiye ategwa na Sawuli wari shebuja, ariko akagenda ayisimbuka. Tuzumva uburyo Imana yahagaranye na Dawidi, bitewe n'uko yari yaramutoranyije. Nawe rero ihagaranye nawe. Ntugire ubwoba, ntutinye, kuko Imana iri mu ruhande rwawe ntacyo uzaba. Niba uzi neza yuko iri mu ruhande rwawe, ntuhinde umushyitsi, ntacyo uzaba. Imana izakurengera, Imana izagutabara, Imana izakugira neza. Kele son kele bone shine. Mwami Yesu, urera cyane, urashoboye, uwo kwizerwa. Niyo ujya ubana n'abana bawe, niyo ujya ubasha kubatabara, niyo ujya ubasha kubarengera. Umuntu wese uri mu kibazo kimugoye n'umurenge.
umuntu wese uri gutegwa imitego mu buryo bumwe n'ubundi ni umutabara umurengere. Umuntu wese nyagasani uri mu bihe mukomereye yakira ubutabazi buguturukaho. Kandi data wa twese mu ijuru, umuntu wese wumvira ijambo azamure kwizera kwe, azamure kwizera kwe, murinde kwiheba, murinde gucika intege, ave muri ibyo Mana data wera. Igika cyose agezemo kimuteye ubwoba, amenye yuko uri Imana ifite imbaraga, iri hejuru ya byose, iri hejuru y'ibigeragezo, alongere beneshani, agendere muri uwo mwuka, agendere muri ubwo butwari, amenye neza yuko uzamurengera kandi uzamutabara. Urakoze Mwana, urakoze Mwana. Uyu munsi wa none ubane natwe twese, ubane n'abantu bawe bose, ubane n'umuryango mugari, ubane n'abantu bose bumvira ijambo mu izina rya Yesu Kristo. Ubutwarwa n'imbaraga zawe be kuri twebwe data wera, ibyo dukora byose we mu ruhande rwacu Mana data wa twese uri mu ijuru. Kandi buri muntu wese Mana data abone ubutabazi buguturukaho. Tuzongere guhura mu gitondo cy'ejo cy'umugisha Mana, dushima izina ryawe. Urakoze ko wumvishe gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo.